bimeze bite? Kiye munambwe rero mubwire se ngo biranshimisha. Nago je bishimisha. Ko ari ukubwira ko agukunda kandi akubeshya. Yego. Kuko muri iyi minsi ya none wamye uri mukuru nanjye ndi mukuru. Hari ko umuntu amubwira akubwira ngo aragukunda. Ariko ari uko afite icyo agukeneye. Abyemera byaje. Shuti bakunzi ba Devos TV, shuti bakunzi ba Mama Mignone Official, shuti bakunzi ba Ingoro TV7, shuti bakunzi ba The Blessed. Amahoro y'Imana nabane namwe turabasuhuje by'umwihariko turabayambiye reka mbayambire mu izina rya bose nk'abanyambiriye Mama Nana bivuga ngo mwese mwakire ko tubayambiye. Amen. Mumeze neza? Uyu munsi rero tuje kubaganirira ubundi urukunseke nuko ngukunda shajya unkunda ntago ari wenyine unkunda hari n'abandi benshi bankunda. Okay, Imana ibaho umugisha. Hari umuririmbyi waririmbye ngo urukundo ni indwara y'umutima n'icyorezo kitagira uwo gisiga. Ubwo urwaye umutima kubera urukundo n'ukuri kw'Imana ukunda nde devota nanuze kitoka yaririmbye ngo nguri mwiza yo ntawasa nawe yo I love you. You love me? Yego. Dutangiriye twinjiye mu rukundo kuri uyu munsi usanga hari abantu benshi bakubwira ngo baragukunda. Yego. Iyo abantu bakubwira ko bagukunda uba wumva bimeze bite? Kiye munambwe rero mubwire se ngo biranshimisha. Nago je bishimisha. Ko ari ukubwira ko agukunda kandi akubeshya. Yego. Kuko muri iyi minsi ya none wamye uri mukuru nanjye ndi mukuru. Hari ko umuntu amubwira akubwira ngo aragukunda. Ariko ari uko afite icyo agukeneye. Ariko nyirizina atagukunda. Biragora rero kumenya ese unkunda nyirizina nindi. Niyo mpamvu rero umbwiye ngo urankunda mbanza kugira amakanu nkabanza gushishoza. Nkashishoza nkazabona kwemera ko nkunda. Umunsi nkubwira ko ngukunda se we hari ibimenyetso byinshi kandi nta buryarya burimo. Hari ibimenyetso byerekana bwa mbere. Ndabyibuka muri Yesu biremera muri Yesu biremera niho twahuriye. Shaka kora reka mbabwire uriya Imana ni nziza. Misa nibuka icyo gihe ndabyibuka icyo gihe nubwo muri kubona Mama Nana ari guseka gutya hari igihe atafataga umwanya wo guseka. Hari igihe nawe nakambije impanga. Umunsi wa mbere Mama Nana ngeraho aho kugira ngo nganirize yarasinziriye. Akabamenya bagiye kubujajwa. Kandi gusinzira icyo gihe yasinziriye kuri biro yaho nakoreraga akajya yunama nkabona ngeze aho ndavuga ati ariko se ubundi waje kunsura cyangwa waje gusinzira kandi hari ku manywa. Ariko icyo nashaka kubabwira ni iki, ni ukuri uzabona umuntu ukubwira ko agukunda kuko bijya byoroshya umunaniro w'ubwonko. Nanjye Mama Nana ndamukunza nguriye agafanta. Ayiwe tumve Naemi aragushimiye kubera ko umukuriye agafanta. Ako akarenza ko tuzakanywa. Ndashaka kuzabajyana ku mazi one day. Kubabwira ngo urukundo ruratanga. Urukundo ni ibikorwa sibyo nakubwiraga. Ngiye ntagukunda na fanta nge sinayikugurira. Mama Mignone se yagoye icyo kugira. Uyu nguyu wewe yamaye byinshi. Suko anyicaye imbere tubiziranyeho. Gusa ahubwo y'intobera aza kumbwira ngo narasinziraga. Ubu tuzusinziriraho nyine. Muri Yesu biremera. Uyu muntu twamenyaniye muri groupe yitwa muri Yesu biremera. Yego. Ndushye ndemerewe numva nta wundi. Cyo n'umwana mwiza cyane. None dore anyicaje kuri kamera. Uyu ne wangeje kuri kamera. Tujye tubwiza abantu. Nshobora kubibwira uyu munsi ntibabyemere. Tujye tubwiza abantu kuri ikizo ujye kivuga. Njya nkunda kubwira abantu kwa kondo umuntu apfa bakajya kumuvuga ibigwi yapfuye.
atari kiri kubumva muvuga kiri umubwire umuhamagara umubwire turi mwiza wakoze ibunkorera ibi ndagushimiye ureka bamwe bajya kubeshyera bapfuye n'uwarogaga n'uwicaga n'uwapfaga nabi yanga abantu ngo desi yari umuntu mwiza kandi baba bamuninyega bamubeshya vuga ibigwi by'umuntu akiriho mama minyo niyo mpamvu nzakujyana ku mazi haleluya mbonye umuntu uzasohokana tuyajyemo tuyaganiriremo uzatora azajya ngo turabatinganye oya turi ababyeyi bakuru kandi turi ababyeyi bakuru bakundana kandi gukundana si ikindi ni nabyo turi guheraho yaravuze iby'urukundo urukundo nyarukundo ni ibikorwa ni umuntu ukugira inama akagukura haba kujyana heza ntabwo ari ukuvana heza kujyana habi example niba uri umugore wubatse ufite urugo ntabwo umuntu akugira inama akubwira ngo uwo mugabo mureke akugira inama akubwira ati ahubwo ngwino nkwereke icyo dukora turebe ukuntu uyu mugabo yahinduka akora ko uwo mugabo mureke uwo nguwo nta nshuti irimo nushaka kwireka hakiri kare yes komeza ibyanyu rero Minyoni n'utwaye vola aho mwahuriye murakoze cyane njye ikintu cya mbere nshimiye Devota urumva nyine aranshimiye hari abantu njye mbibwira ngo hari ikiganiro nigeze gukora ndavuga ngo umuntu dushobora kuganira yaranababaye akishima igihe nshobora ntekereza ko byari muri 2015 sibyo 2015 yego byari muri 2015 2015 tugeze muri 2025 ntabwo nje kwivuga ibigwi ariko mama Minyoni umuntu yahuye nawe kimwe cyo ntibatandukana icya kabiri nta kintu dushobora gupfa ndabeshya naho wandakarira buracya mu gitondo ukongera ukankunda niyo nakubwira ibintu ubweho bidashimishije umutima wawe ariko iyo bitekereje nyuma ushobora kuza gusanga bya bintu nakubwiye ari byo rero wenda n'abandi twaba twarahuye nk'icyo gihe wenda tukaba tutagikominikana ariko ntago twashwanye nuko kwa kundi buri umwe ajya gushakira ubuzima hariya n'undi akajya gushakira ubuzima hariya n'undi akajya gushakira ubuzima hariya ikintu cya mbere nashaka kubabwira muri aka kanya natangiye mvuga ngo urukundo muzahurira mu bukwe bwa yego tuzabatumira nzapanga ubukwe mu buhurire niko bimeze tuzabatumira mu bukwe bwawe rero urukundo ni ikintu kigari buriya nubona umuntu agukunda uzamuha agaciro 100%. N'umuntu wakubwiye ko agukunda iyi saha hari umwana wigeze kumbwira kera byari muri 98 ndakeka ari muri 98 cyangwa 97 uwo mwana yarambwiye ati ndagukunda nanjye nari nkiri umukobwa ndagukunda nzaguhinga niyi saho uyu mwana turacyaganira naje ubundi twari turi kumwe yabivugaga nk'umwana ariko ngewe ikintu nahaye agaciro nicyo yaravuze kuri uwo munsi rero inshuti bakunzi bacu urukundo ni ikintu kigari iyo tuvuze ngo urukundo hari abantu batekereza ngo ubwo niba umuntu akubwiye ngo ndagukunda ngo ni umugabo ubikubwiye ngo ni umugore ubikubwiye hari n'umugabo uyu munsi ushaka guhindukira akakubwira ati mama nana ndagukunda ngukundira ukuri ngukundira uko uteye ngukundira uko uvuga ngukundira ibikorwa byawe ngukundira inama zawe wavuze iby'urukundo yego kuri inkundo ziratandukanye yego hari inkundo zigeze muri 3 zibaho yego hari urukundo rwa mbere ari narwo Imana yakunze abari mwese urukundo rutagira impamvu n'imwe kugukunda gusa ntiteze icyo nzagukuramo yego urugero rwanjye nawe Maminyo wankunze ubona hari icyo nawankuraho nta na kimwe kandi icyo gihe nari ndi n'umukire sinari umukire usibye uyu munsi nakubiswe ntabwo wakubiswe wowe kureba abona warakubiswe ahubwo batangiye kuba igisambo oya uyu munsi narakubiswe abanzi icyo gihe za 2015 2016 abadukurikiye babyumve nta n'umuntu nigeze nima ugukunda urukundo rutagira impamvu ibyo rero abagabo bake ntibabishobora umugabo aragukunda akagukunda afite impamvu ariko genza umugabo wankunze
ankunda nta mpamvu kabisa. n'ubu mutangira ubuhamya kuri kamera namuvuga umupasiteri wankunze ankunda nta mpamvu ariko ntuvuge izina oya sindivuga ankunda nta mpamvu amfatira abana bashyira mu mishinga nkamuhamagara ntibyakomeye b'abana n'amakayi yabuze akamfasha atitaye na n'uyu munsi mutangira ubuhamya Imana ijye imuha umugisha. Yego. Hari umuntu ugukunda nta mpamvu akaguha amafaranga akakugaburira akakwambika ukavuga uti kwera uru rukundo ndarubona nabwo hari igihe kigera kumva nawe biragushisha ukavuga uti nk'uyu muntu koko ukageza igihe ufite n'isoni zo kumujya imbere bitewe n'ibintu agukorera. Ni Imana yaturutse mu ijuru nkawe ndi waririmbye ngo Kagame wacu ngo asa n'uwavuye mu ijuru ngo yaje ngo yunamure abanyarwanda. Yego. Nkuko nawe akunda abanyarwanda niko uwo muntu yankunze birandenga kandi bimaze igihe guhera. Yari inshuti ya papa ariko we yarakira umusore ukiri mutoya, papa ari umupapa ukuze kuko papa yapfuye afite imyaka 50. Yego. Yapfuye ari mu kigero nk'iki ngezemo. Uwo rero yakira umusore uyu munsi ni umugabo ukuze kuko we yarambwiye ati ibintu papa wawe yankoreye ntabwo nshobora kureka kugira icyo mfasha umwana w'igihe namubonye. Yego. Bituma nkunda aravuga ati umwana wa uzamuzane mu gukira mu mushinga. Yashyiriye abana 3 mu mushinga. Ndabishimira Imana ibyo. Yego. Buriya rero rutangiye umbwira ngo uyu muntu ambwiye ngo arankunda. Ngendeye ibikorwa nkorera nkareba uburyo nganirizamo nubwo utama amafaranga umwanya wawe wonyine uma ntabwo wawe utankunda. Yego. Kuko umuntu utagukunda ntabwo yagutera umwanya reka ntabwo yafata iminota 30 ngo yicare muganire. Umuntu ugukunda bya nyabyo umuhamagara akamubwira uti ko nshaka ko tuganira mfite ikibazo akumva vuba akaza yihuta akakumva. Yego. Ariko utagukunda ukubeshya ubikubwira ku munwa yongiza akazi kenshi mfite akazi kenshi ubu sinaboneka mfite ibibazo nanjye byangendekeye gutya na gutya. Umuntu wese anezezwa no kumva ijambo rivuga ngo ndagukunda. Humura ndagukunda muri hafi. Yego. Ndi kumwe nawe. Yego. Icyo gihe nakibayemo mama Minyoni jenoside irangiye. Yego. Narihebye mba mu kazitiro uza akazitiro. Yego. Hahandi ufungiranirwa ahantu numva ko nta muntu nkunda ubaho, numva ko ibyanjye birangiye, numva ko umuryango urangiye bishize ntazongera kugira ubuzima. Ariko uyu munsi ufite nyagosenge uramenye ntumuvuge. Ikibazo nuko nyine mubyara wanjye nawe abyemera gace nzanabimurega umunsi nuko uzamurega. Nahuye n'umubyeyi ayibera amasenge wanjye. Kararo niko kantu kandi niko kantu kankoze ku mutima mu buzima kumva Imana iki kiganiro Imana izafasha azacyumve. Emi uzi kuba wicaye ahantu wagiye mu birori nk'abandi abantu bagatangira kwibwirana wowe ugatangira gutekereza uburyo bari bugupresentemo n'uburyo bari bukuvugemo. Aravuga ko ndi inshuti, aravuga ko ndi uwaheye. Ntungurwa no kumva avuze ati uriya mwana n'umwisengeneza wanjye. Aho ndi amarira atakaye mu mutima umunezero urandenga navuga nti kweri nakundaga aba bantu batarakunagamo aka kajambo ariko ni njye nabo tu ntabwo ari we navuze. Gusa urukundo ni byiza ko umuntu akubwira ngo ndagukunda. Kuko bawe utagira ugukunda waba urwaye. Watubwira urukundo rwa mbere. Numvishe muririmba muzi indirimbo za Kinyarwanda. Abatazi iby'urukundo we bawiraho bihebeye ndewe sineze kumuvuga nzamutsinda nk'abakuru. Wow. Urukundo rwa kabiri tubwira urwa kabiri. Ni urukundo umubyeyi akunda abana be akunda umuryango n'abana bamukunda. Yego. Urwo ngurwo rwo ni urusanzwe umubyeyi akunda umwana akaba urukundo rwa kivandimwe. Urukundo rwa kivandimwe. Urundi rwa gatatu rero ni rwa rukundo rw'ibintu. Nkunda mama Minyoni kubera ko mfite ibyo mukuraho. Mama Minyoni buriya afite amafaranga n'umukire
reka ngende njya kumusura ukagira ngo nje kugusura kubera urukundo ariko nuko mfite ibyuma ningeri wawe ndaza untekerera umuceri ndaza umpakirira makaroni njye kwigaburira abana ubwo ni urukundo rw'ibintu ari narwo runguru abagabo n'abagore bakundana yego akamukunda kubera ko amuprofita ko baryamana amufasha muri byinshi yego uko ari eshatu yego ize ko ari eshatu rero ikidukwiriye nuko byananiye abana b'abantu ni ugukundana urukundo rutari bwo rutagira ikintu rurebaho ko bita gapi yego hari urwo bita firiya hari n'ubita erosi ubundi urukundo wavuze ngo ni ibikorwa njyewe mpamya yuko iyo umuntu agukunda n'iyo ugize ikosa ukora arakubabarira ashobora no kukubabarira utagize gute utamusabye imbabazi kubera ko rwa rukundo ruragenda rugatsikamira ya makosa nibyo umwanditsi wo mu ndirimbo za Salomo yanditse mu bice 7 yego aravuga ngo amazi menshi ntiyazimya urukundo ngo n'inzuzi zuzuye ntizarurenga hejuru bisobanura ngo rwa rukundo nkunda niyo nakora amakosa angana iki yego rwa rukundo rugenda rugatsikamira ya makosa rukayarenga hejuru rugatambuka rukavuga ati nubwo mama Mignone yakosheje ariko ntihari indirimbo baririmba mw'ibyo bintu ra ibyo ngibyo uvuze mbese urukundo ariko uzi ko ari byo ntawarondora uko rungana rusumba izuzi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo watumye Yesu za mw'isi yacu windushya turuhure na cya kirara cy'inzererezi watumye sa cyakira urukundo twari tuvuze yuko urukundo rushobora kukubabarira utanasabye imbabazi wazisaba ko bikaba akarusho cyane urukundo rurababarira byose rwihanganira byose rwiringira byose nirwishimira ikibe ku muntu ntuzariririmbye neza rusagara nyarimbye ngo iki reka mvuga urwo rukundo nirwo rwatumye urukundo rurihangana kandi rukagira neza niba bose bari barufite iyi si yahinduka paradizo urwo ni rwo rubuze mu bantu urukundo ni ukuri hanyuma urukundo nanone urukundo ruratanga cyane cyane urukundo ruratanga kuko ukunda ubura icyo umuha buri icyo umuha wumva icyo ubonye cyose mwagisangira ntiwamucura niba ubonye 5,000 maminyo kuri tugura agafanta aha maminyo mu rugo se bimeze gute urukundo umuntu ufite urukundo ikimuranga harya wenyine yego ntarya wenyine yego hanyuma nanone ngo nicyo cyatumye Imana yakunze abari mu isi cyane irangije itanga umwana wayo w'ikinege haleluya yaraduhaye nayo kuko yadukunze yego ubwo natwe rero niba umuntu agukunze yego noneho hari abantu bajyaga bitwaza bene iryo jambo akavuga ati Imana se ko yaguhereye ubuntu ubundi ngewe wampaye no muri birara bivuga ngo yaguhereye ubuntu ujye utangira ubundi ngo kandi ngo ntukarerege mugenzi wawe ngo umubwira ngo genda uzagaruke ejo kandi cyagusaba ugifite iruhande rwawe ujye uhita umuhereza hari abantu rero ndashaka kugira ngo ubwire abantu bajye bagendera kuri iryo jambo ry'Imana bigatuma bagira ibyaha bagwamo ibyo bintu byose tuba dukwiye gushishoza ko niyo mpamvu Imana yaduhaye ubwenge yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe ntabwo kuba ngukunda bisobanura ko nabura ubwenge nkakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka kubera ko ngukunda yego nese nzaguhe n'uburozi kubera ko ngukunda ase wamugana nzaguha uburozi kubera ko ngukunda oya
rero niyo mpamvu tugomba kumenya ubwenge ibyo yaguhereye ubuntu buriya niba hari igitabo gishobora kukwigisha ukajya mu murongo neza ukazajya mu ijuru neza ni Bibiliya niba nanone hari igitabo gishobora kukuroha ukarimbuka ni Bibiliya yego niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ko dugomba kuba mu mwuka tugayisoma turi mu mwuka kuko iyo ugiye mu mubiri uyisoma nabi yego hari ibintu byigeze ndumva n'ubu ngaho bihari ibyo bita manu ugafata igitabo ugasoma ukabumbura nyine ngo aho uguye ni Imana yahaguhaye ngo ubwo ni ijambo ry'umunsi guhaye ndashaka kubwira ukuntu Bibiliya yagukiza cyangwa ikakuroha hari umuntu ngo wagize wabumbuye hahandi Yuda agambanira Yesu ngo harasoma ngo nuko Yuda ngo amaze kugambanira Yesu ngo ahangaha ngo reka mbe mpabumbye ayongeye kubumbura ngo ahandi havuga ngo nuko aragenda ariyahura yego uko yakabibonye ijambo ry'umunsi ahita ahaguruka ariyahura ngo ubwo Imana imubwiye kwiyahura bisobanuye ngo byose tubibuze mu bwenge urarohama yego ntabwo urukundo rwaguta mu ruzi ngo ni ukuri urukundo ngo mama Minyoni yanyanze ngo ngiye kugwa mu ruzi oya urukundo se rugira impuhwe urukundo rugira impuhwe ubwo se urukundo rutagira impuhwe waba ukuri mu ntoki urukundo rugira impuhwe yego nta kintu wadevelopaho ku rukundo se urukundo rugira impuhwe iyo ukunda umuntu umugirira impuhwe bisobanuye ngo mama Minyoni nshobora kuba afite miliyoni 5 ari nazo nsigaranye ariko mfite ukundi kuntu mbayeho ugakubitana na credit ya banki ukaza uri tuzi yuko bagiye kuntereza cyamunara nkahita nkugirira impuhwe fata ntekereza ahantu uri bujye nibagusohora nibagutereza cyamunara kandi ufite amafaranga mbitse hariya nitaye ngahita nkugirira impuhwe nkavuga nti mama Minyoni uri inshuti yanjye nta mpamvu ko wagutereza cyamunara ufite amafaranga hano nkayaguhereza ukagenda ugakemura ikibazo cyawe ni impuhwe kuko ntakugiriye impuhwe wazanarira nkabona amarira yawe nkabona urimo uraseka kuko umuntu utagira impuhwe urarira akabona urimo uraseka yego okay ibintu byose tuvuze ibyiciro by'urukundo tuvuga noneho n'ibindi biranga urukundo nubwo ari byinshi cyane tuzakomeza tubivuge n'ikindi gihe njye mvuga ngo umugore agomba kuba umunyembabazi akaba umunyebanga akaba umunyempuhwe akanababarira ni ukuvuga ngo umugore ni urukundo akaniyubaha umugore ni ukuvuga ko ari urukundo umugore yagombye kurepresenta urukundo kuri iyi si cyane kuko daboro abanza ugakunda ababyeyi bawe kuko nibo banza kubona mbere y'ibindi byose kuko n'uwo mugabo umubona umukunda kuko ari ababyeyi bagushyize ku isi wamara gukunda ababyeyi bawe ugakunda n'inshuti mugendana muri rusange muri sosiyete nyarwanda aho uba aho ukorera aho ugenda mu nsengero muri ofisi ukarangwa n'impuhwe kurangwa n'impuhwe n'urukundo ni nabyo bigusunikira kubona uwo muzabana kuko sintekereza ko waba ufite umushiha uhora ushihorana ngo uzabone umugabo mubana buri wese ahirahunga ati wa mukobwa w'umunyamushiha ninde wamwiteza yego ariko ikibaje hari abamara kumera gutyo bagera mu ngo bagahinduka niyo bari bategereje hari kubanza kubona abagabo ntabwo mbizi za ndangagaciro yari afite akiri umukobwa yagera mu rugo akazibura byatewe n'iki biterwa hari n'umuntu baba bahuye kugira ngo akaba yamuhindura se nanjye sindabimenya kugeza kuri iyi saha ariko hari n'ibihe umuntu ageramo bikamuhindura agahinduka uko yari ameze mbere nagwa nk'urugero mbere ya jenoside yabaye ndi umukobwa mukuru ufite imyaka 20 nari wa mwana uhora aseka unezerewe n'abantu bose bambona bati Devota aseka ubusa ariko nyuma ya jenoside niba hari umuntu wabayeho agira umushiha ni njyewe niba hari umuntu wabayeho agira amahane mbere nta mahane nagiraga ariko jenoside ibaye amahane yose ahari isi yose yakundukiye kuri jyewe ubu amahane yarashize ubu ngubu bagenda acogora ariko ntuhakanese ngo nayo ngira ndayagira kandi nawe urabizi ko
impamvu ariko nubwo nyagira nditwararika kuko nzi ko ngira amahane nirinda gutsitara ku muntu cyangwa ngo umuntu ansitareho. Urumva hariho ibintu biba impamvu nkubwiye gutyo ngo n'uburayagira hari impamvu yari yayaguteye. Ibikomere buriya bijya bitera umuntu kugira ibintu byinshi cyane. Ibikomere bishobora gutuma uvuga nabi, ibikomere bishobora gutuma wigumura, ibikomere bishobora gutuma urwana bitari ngombwa, ibikomere bigukoresha ibintu bidasanzwe. Ariko iyo ugenda womoka ibikomere uko ugenda ukira ibikomere ibyo ari byo byose, wari umaze gutakaza umuryango, wari umaze gutakaza abavandimwe, wari umaze gutakaza ababyeyi, abawe bose bari barangiye. Ariko impamvu nari nkubajije ngo ubu ngubu amahane yarashize, wamaze kubona abasimbura babandi, wamaze kubona abana, wabonye ufite umugabo. Nyemeza ko ibikomere byagiye byomoka, ubundi mbere sinabashaga kuba nahagarara imbere y'abantu ngo ntange ubuhamya. Yego, ubuhamya bw'ibyambayeho. Ariko hari igihe nabikoze ndabibasha, numva ndavuze sinarira. Byari mu gihe cyo kwibuka hagaze imbere y'abantu ntanga ubuhamya, ubundi mbere natangiraga kuvuga nkaba ndarize, ikininga kikamfata, kuvuga bikanga. Ibyo byose rero naje kuganira n'umukansara ambwira ati ni ibimenyetso byo kubohoka, ni ibimenyetso by'uko ibikomere biri kugenda bishira. Kandi n'uyu munsi wa none wa mugani n'amana aragenda ashira kuko umuryango uri muraguka. Yego, icyo gihe nta muryango nagiraga, ariko uyu munsi ndimo ndagura umuryango. Ni ukuri wowe ni umuryango waguka nkaba mbasha kuvuga ngo ngiye gusura umwana wanjye washatse, umwana wanjye akabasha kuvuga ati mutware wanjye ngwino tujya gusura mama na papa, bituma noneho ngenda. Watangiye kongera kubona abantu iruhande rwawe. Watangiye kongera kubona abantu. Okay, Imana ishimwe. Turizera yuko mu kwa kane uzaduha ubuhamya. Sana ndi tayari. Nukuri I'm ready. Nikajya niko bavuga mu Cyongereza, I'm ready. Oya, kubera ko urumva mbere ndabizi mu gihe cy'ukwezi kwa kane ko byajyaga biguhungabanya ku buryo bukomeye cyane. Ariko ubu ngubu umuntu abona ko ugenda ukira ibikomere. Mbona no gushimira Imana ko yankijije ihungabana. Cyo gihe cyabagaho nkiruka bagafata, mbese nabaga ndi umusazi, ariko Imana ihabwa icyubahiro kandi byumvire mu gihugu cyo mu ijuru ko yankijije ihungabana. Imana ishimwe. Kuko nabisengeye igihe kinini, ngeze igenda nkuyi kuyitonganya, ndapfukama mu cyumba cy'amasengesho ndabwira ngo mva rero Mana, ntabwo ari igihe wakubwiye ngo ndokore, wagombaga kundeka nkapfana n'abandi. Ntabwo ari ibintu byo kuba umusazi imbere y'abantu nyibikeneye. Byo kuba nicaranye n'abantu ngahita mpaguruka nkirukanka, wa Mana we ndabihazi. Mbese nayibwiraga nkuyitonganya yifitiye umujinya. Iyo kabyara nahita ibyumva, kuko nari nyifitiye umujinya n'ibintu ni bibiri, nkiza kwirukanka cyangwa unyice nkurikira abandi. Kuko kwiruka bakankoba, abantu bakankoba ngo dore arirukansa abaye umusazi, ndabihaza. Kuva icyo gihe napfukama mbwira Imana icyo kintu. Byagiye bigiye byabaye muri 2017, urumva ko nari mbimaranye igihe. Kuva icyo gihe 2017 kugeza uyu munsi. Mbere ho najyaga kwibuka iyo umuntu yatangaga ubuhamya, ibyakurikiraga icyo gihe sinabimenya, nabaga nagiye mu bitaro kera, ariko ubu byarakize. Bikababaza abana banjye, agahinda kakabica, mama agiye kuba umusazi yirukanke, mbese nari narakomerekeje n'abana banjye, ariko Imana yo kabyara arabikoze, ndayishima. Nubwo dutandukira ariko nabyo oya biba ari ngombwa. Iki kiganiro ubundi biterwa, ushobora gutangira uririmba ariko ukagisoza gutya, bibaho biterwa n'ukuntu umuntu ikiganiro yakiyoboye. Nanjye nuko nari nakiyoboye. Hanyuma hari ikindi kintu nari ngiye kukubaza, sinzi impamvu ako kantu kanyisobwe, ariko ndashimira Imana nanjye kubera ko iyo mbonye mama Nana nkurikije ku munsi wa mbere uko namubonye ameze, ndabishimira Imana. Akabamenyera nari meze ne najya nambaraga imbusane. Ntabwo turi buvuge ibintu byinshi, ariko ngiye ndashimira Imana kuko hari akantu Manuel yigeze kuvugaho, aba ndashimira Imana kuko hari ibintu njya nibuka. Hari igihe mama Nana yajyaga aza akandiriraho. Mama Nana ni umubyeyi mukuru, arananduta cyane, ariko hari igihe rwose Imana ikugirira icyizere ikaguha n'abakuze bakabasha kukuriraho kandi bagahora. Imana rero ishimwe ku buryo bukomeye. Hanyuma muri iki kiganiro twatangiye tuvuga urukundo. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu ukuri ruhande uzamukunde, umuntu ukuri hafi
uzamukunde kandi urukundo rwawe ruzagendane n'ibikorwa. Ari nabyo nsaba abantu ngo muzabeho mudakomeretsa imitima ya benshi, kubera ko ntago ubuzi byamuhungabanyije mu gihe cyatambutse. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha, mukomeze mukurikirane izi channel zacu. Abatarakora subscribe ni mukore subscribe, abayikoze Imana ibaha umugisha. Ibiganiro byacu mujye mubisharinga kuko habamo inama nziza kandi zubaka. Imana y'amahoro ibaha umugisha, turabakunda cyane. Ciao ciao. Ciao.